Mu minsi ishize humvikanye abahanzi basa n'abahangana na ba nyiri ibinyamakuru ku kibazo kijyanye no kwishyura abahanzi kwa ba nyiri ibinyamakuru igihe bakoresheje ibihangano byabo. Izi mpaka zisa n'izabaye urudaca zishobora kuba zifite umuzi ku mategeko arebana n'iby'umutungo kamere mu by'ubwenge, kuko abahanzi nabo babona aya mategeko atari nta makemwa. Uyu ni Mazimpaka John Kennedy, umuhanzi mu bijyanye na sinema. Amategeko burya hari ahantu wowe nk'umuntu ugira icyo kumva yuko hari aho akubangamiye. Ntabwo twavuga yuko hatarimo amategeko abangamye, arimo. Impungenge za Mazimpaka asangiye n'abandi bahanzi bagenzi be zishobora kubonerwa umuti niba itsinda ryashyizweho na Minicom rikoze inshingano zaryo neza, nk'uko François Kanimba, minisitiri muri iyi ministeri, abivuga. Iri tsinda rero twashyizeho rihuriwemo mu by'ukuri n'inzego z'abikorera, inzego za leta ndetse n'abafatanyabikorwa bo muri societe civile bazadufasha kugira ngo ibyo byose turi kuvuga bishoboke. Rifite inshingano y'ingenzi yo gutuma ibyo turimo byo gutegura politike nshya, amategeko mashya n'inzego zishinzwe kubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko bizakorwa neza nk'uko tubyifuza. Abahanga mu by'amategeko nabo bemeza ko kutubahiriza ibijyanye n'umutungo kamere mu by'ubwenge bitera igihombo haba umuhanzi ndetse n'igihugu muri rusange. Igihombo kirahari kubera ko utazi uburenganzira bwawe nyine, no kuvuga ngo undi araza akabugutwara. Iyo utabuze rero ngo umukurikirane uvuga uti nyamara ibintu n'ibyanjye nubwo abitwaye, urumva nyine urabuhomba. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda n'Ibikorwa by'Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Minayacom uvuga ko usibye kuvugurura no kunoza amategeko, rwazakorwa n'ibikorwa byo gushishikariza abahanzi n'abanyabugeni kumenya ibijyanye n'itegeko rigenga iby'umutungo kamere mu by'ubwenge. Fiston Felix Habineza, Royal TV.